ishakwe ijwi ry'ishakwe Rwanda Freedom Movement. Abanyarwanda namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje. Uyu munsi ni ku itariki 31 Werurwe umwaka w'2020. Muri iki kiganiro igice cya gatatu cy'ikiganiro twise Kagame na virusi ya corona, uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abaturage kugerageza ubushakashatsi nk'amafuku yo kwigiraho ibyo mu cyongereza bita guinea pigs. Turaza kuganira ku makuru amaze iminsi avugwa ajyanye n'ubwo bushakashatsi buteganywa gutangirizwa ku banyarwanda muri iyi minsi. Kuri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo mbanze numve niba atwumva, mufungure mikoro asuhuze abatwumva hanyuma dutangire ikiganiro. Uranyumva neza? Ndakumva Sixperi, wowe uranyumva? Ndakumva neza cyane, nizere ko noneho amajwi ameze neza. Ameze neza. Mushobora gusuhuza abatwumva noneho tugakomeza kino kiganiro. Nawe mbanze ngusuhuze kandi nsuhuze abakunzi ba radiyo bakurikirana ibi biganiro, bari bukurikirane n'iki ngiki ikiganiro cya gatatu kije gikurikira ibyo twakoze mu byumweru 2 bishize. Ubwo ndagira ngo mbifurize gukurikirana ibiganiro neza. Murakoze Sixperi. Murakoze cyane. Ndaza kukubaza amakuru ya virusi ya corona uko byifashe aho ngaho muri Amerika. Ni byiza ko muri iki gihe muri ibiganiro dukora tubanza kubwira abanyarwanda aho duherereye biteye bite. Turaza kuhagera mu kanya, reka tubanze dutangire ikiganiro. Nk'uko natangiye mbivuga mu kanya kashize, iki kiganiro gifite inyito Kagame na virusi ya corona, abaturage kugeragerezwaho ubushakashatsi nk'amafuku. Igihugu kibuze mukuru, ishyano rigwa ku musozi rikahirirwa rikaharara, uko abanyarwanda bavugaga kuva na kera. Kandi kuko u Rwanda rugeze aharindimuka. Ku itariki 29 Werurwe nibwo inkuru yabaye ikimomo ko abanyarwanda bagiye kugeragezwaho n'imiti ya coronavirus cyane. Twumiwe twumvise iyo nkuru. Mu Rwanda rwa Paul Kagame nta gikorwa atagifitemo inyungu ku giti cye. Muri iki kiganiro turabereka isano ry'ishoramari Paul Kagame ku giti cye afitanye n'icyo kigo cya Leaf Pharmaceuticals. Turaza kukiganiraho nacyo. Icyo kigo ni cyo kigiye gukorera ubushakashatsi ku banyarwanda. Ubusanzwe imiti mishya nk'uko tuza kubivuga, ubundi hari amabwiriza mpuzamahanga anakurikizwa kugerageza imiti mishya, kuyigerageza ku bantu. Ubusanzwe nyine iyo miti mishya ibanza kugeragerezwa ku dusimba turimo utwo bita Netflix nk'uko nabivuze, tumeze nk'amafuku yororwa kugira ngo akorerweho ubwo bushakashatsi. Iyi miti mishya barashaka guhita bayigeragereza ku bantu kandi itarakorewe ubushakashatsi bufatika bw'ibanze. Ko u Rwanda atari cyo gihugu gifite abarwayi benshi ba coronavirus, kuki abaturage bacu aribo bagiye kugirwa agatobe? Navuga ko muri iki kiganiro nyine turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, nanjye ukibagezaho Sixperi Musakura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Nagira ngo rero ntabatindiye mbanze nsubize ijambo Dr. Theogene Rudasingwa atubwire uko byifashe muri Amerika mu ncamake. Sixperi, uko byifashe hano muri Amerika ni nabi kuko kandi n'ahandi hose nyine. Ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize twavugaga nyine watanze mu ncamake uko byifashe ku isi hose. Hafi ibihugu byose ku isi, no kuvuga ibihugu 190, banza ubundi ibihugu tubara ngo ari 194 cyangwa na 5, sinibuka neza, ko hafi bo hose havugwa icyo cyorezo
virusi coronavirus, nubwo haba ari umuntu umwe ariko ukuntu bigaragara niyo habonetse umuntu umwe ukuntu byikuba, ukuntu twasobanuye ko iyo virusi nyine ijya mu mubiri igashakisha ibyo igomba gukoresha by'umubiri kugira ngo yibibe hirya no hino. Nicyo gituma nyine hirya no hino ku isi tugeze aho tugeze aha ngaha. Hano rero muri Amerika nk'ukuntu amakuru yo nabonye nijoro ubu bihora byihuta buri mwanya, ngira ngo ibyo nari nabonye nijoro bavuga ko ari abantu 160,000 bamaze gufatwa, kandi umubare w'abamaze gupfa wageze ku 3,000. Urumva rero ko ari iki buri munsi ni ikintu gikomeje gukura cyane kandi giteye inkeke. N'ahangaha muri leta yombamo muri state ya Maryland kugeza ubu ngubu ntabwo bari barashyizeho amabwiriza y'abantu kuguma mu nzu. Ubu ngubu abantu bose guverineri wa Maryland kuva nijoro yategetse ko uretse mbese ibikorwa bya ngombwa kujya gushaka ibyo kurya cyangwa se abafite akazi ka ngombwa nk'abakora mu bintu bijyanye n'ubuzima, kubungabunga ubuzima, n'abakora mbese ibyangombwa twese tuba dukeneye, abandi bose ni ukwicara mu mago yabo. Ntabwo rero nkusubiza ijambo, ibintu hano ntabwo bimeze neza na gake, kandi bavuga ko muri uku kwezi kwa kane tugiye gutangira ko bizarushaho kuba bibi, ko binashoboka ko hashobora gupfa abantu muri iki cyorezo hagati y'100,000 n'200,000. Niko bavuga iyo bakoze bene ya mibare yabo, babyita modeling, babikoreye kuri za computers. Bavuga ko birashoboka ko hafi abantu 100,000 n'200,000 bashobora gupfa, ndetse hashobora gufatwa abantu bashobora no kugera kuri 2,000,000 z'abanyamerika. Urumva rero ko ikibazo kiri imbere, kiracyari imbere, ni ukubitega amaso. Birumvikana ko ikibazo kirakomeye cyane, ikibazo cya coronavirus kirakomeye cyane, ko nk'imibare ya nyuma ndiho ndeba yo ku isi baravuga ko abantu bamaze gufatwa n'iyo ndwara ari 846 bari aho ngaho, kandi iyo mibare irahindagurika buri kanya kubera ko hari abandi bashya bagenda bagaragara buri gihe. Bakavuga ngo hamaze gupfa abantu 41,000, ubwo ni hafi 42. Igihugu gifite abarwayi benshi cyane ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko umaze kubisobanura. Bakaba bavuga ko nyine abashya biyongere ku barwayi bari basanzwe ni 17,000 mu gihe kigufi cyane. Bikaba bigaragaza nyine ko umuvuduko ari munini. Hagakurikiraho igihugu cy'Ubutaliyani gifite abarwayi bari mu 105. Hakaba hamaze gupfa abantu 12,000. Ni ukuvuga rero ubushize dukora ikiganiro numva twaravugaga 1000 bingahe, none bibaye 12. Ni uko bigeze naho byikuba kabiri kandi bigiye cyane. Noneho hakaza igihugu cya Espanye nacyo gifite abarwayi bari mu 94. Hakaba hamaze gupfa abantu 8,000. Mu Bushinwa hari abarwayi abafashwe ni 81. Hakaba harapfuye 3,300. Hagakurikiraho Ubudage buri mu 70,000, naho hakaba harapfuye abantu muri za 600. Hanyuma mu Bufaransa naho birakomeye kuko abamaze gupfa ni 3,500, muri Irani 2,800, mu Bwongereza hafi 1,800, mu Buholandi naho hamaze gupfa nk'igihumbi. Birumvikana rero ko iyo mibare iteye ubwoba cyane. Imibare ivugwa umuntu akumva iri hasi cyane niyo muri Afurika. Abantu bakaba bakeka ko koko icyo cyorezo cyaba cyaratinze kuhagera, ariko nanone bavuga ko icyo cyorezo gishobora kuba
ibikoresho bikoreshwa mu kugisuzuma no kugira ngo n'iyo mibare kugira ngo imenyekane ko hashobora kuba harimo ubuzarire bwinshi cyane ku buryo cyangwa se n'ubushobozi budahagije ku buryo mu by'ukuri imibare yaho nyakuri itazwi neza. Mu Rwanda rero ubushize tuvuga ijambo Kagame yavuze yavugaga ko ngo harwaye abantu hamaze gufatwa abantu muri za 60 kandi ubwo yavugaga ko hari hashize ibyumweru nka 2. Ni ukuvuga rero ko muri iyi minsi gahe imaze kwiyongeraho abo ngabo mu Rwanda nabo bariyongera, imibare yaho ntawamenya uko ingana kuko ntivuga. Reka rero tugaruke ku kiganiro cyacu. Koko mu Rwanda hari inkuru nshya, iyo nkuru ni kimomo, biravugwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, biravugwa n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda mu bitangazamakuru binyuranye bakoresha, bavuga bati ni gute abanyarwanda aribo bagiye kugeragerezwaho imiti urwo rukingo rwa korona. Nk'uko twabivugaga muri iyi mibare tumaze gutanga hejuru, biragaragara cyane ko aho icyo cyago cyiganje cyane ni mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Butaliyani, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bushinwa ndetse no muri ibyo bihugu byateye imbere. Noneho aho kugira ngo urwo rukingo niba ari urukingo rw'igitangaza koko, aho kugira ngo rugeragerezwe ahari abarwayi benshi, bagiye kurugeragereza ahantu hari abarwayi bakeya cyane. Bikaba byumvikana rero ko mu by'ukuri harimo impamvu nyinshi cyane zitavugwa arizo tuza kugerageza gusesengura hano, noneho tukanareba ni izihe nyungu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaba kugira ngo yemere ko abaturage b'igihugu ayobora, abaturage avuga ko bamutoye 99% baba ari bo bageragerezwaho imiti itazwi, batanazi bakaba ari bo bagiye kuyigeragerezaho, kandi azi ko nk'uko nawe yabyivugiye ejo bundi abarwayi bamaze gufatwa mu Rwanda bari muri za 60, kandi hari ahantu hari abarwayi banafite ibimenyetso koko bikomeye cyangwa se bamaze no kugera n'ahantu hakomeye cyane cyane bavuze imibare y'abantu bagenda bapfa buri munsi, noneho ugasanga aho kugira ngo iryo geragezwa ibere aho ngaho bikaba rigiye kubera ahantu kuri umuntu yavuga ko icyo cyorezo ari bwo kikihagera. Nagira ngo yenda hari imbere y'uko duhita tujya muri icyo kiganiro mbanze ushyiremo aho umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti n'ibiribwa bita FDA Dr. Karangwa Charles wumve icyo abivugaho hanyuma dukomeze ikiganiro. Turacyaraganira hari ibyangombwa kugira ngo batangire hari ibikenerwa tukiganiraho mu minsi mike rwose hari ibikenerwa gusobanurwa kugira ngo bimenyekane uburyo bizakorwa, kuko ntabwo wakwemera ko umuntu wese apfa gukora ku bantu. Hari protokole ibiriho, hari ibyo muganira nibyo tukiganiraho, ariko nubwo biri mu nzira yo gusozwa. Ntabwo ari ibya covid gusa, bo bareba ubundi infection ariyo yose, yaba ari infection bacterienne, yaba ari infection parasitaire nka malariya, yaba ari infection virale nka ebola. Ikintu gituma umuntu ashobora kugira ibibazo cyangwa agapfa ni ukubera buri umwuka muri za tisi. Hamwe rero ubushakashatsi bwabo bureba uburyo bwakongera ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo wabukura ugereyo. Bafite rero imiti ishobora gutuma babasha gukora ubushakashatsi bizajya bituma noneho wa mwuka utabura kugira ngo umubiri ukomeze kurwanya indwara. Dr. Claire Niyikiza uyobora Leaf Pharmaceuticals yatangaje ko mu byumweru 3 bashaka ko uyu muti waba umaze kugeragezwa. Ngicyo nyine aho turaza kubigarukaho dushyiremo n'amajwi ya Dr. Claire Niyikiza ni muntu ki, nabyo turaza kubivugaho, turaza kubigeraho, ariko nagira ngo twumvikanishe ko koko ibivugwa mu makuru atari ibintu by'amakuru gusa, ko byageze mu nzego za leta zibishinzwe, nubwo byasimbutse aho byahereye mu nama y'abaminisitiri, kubera ko ikintu
nk'icyo gikomeye cyane ubundi cyari gikwiye kugira inzira kinyuramo mbere yuko igeragezwa nk'iryo ryemezwa ko rigiye gukorerwa ku baturage. Hari inzira byagombaga kunyuramo, ariko kubera impamvu tuza kuvugaho byarabyikubise bitabyikubita hariya, bikaba bigaragara yuko nyine abo bigeze bagiye kuko gutangira kubikoresha. Nagira ngo ngusubize ijambo Rudasingwa ugire icyo tubwira kuri iyo sosiyete yitwa Leaf Pharmaceuticals, tunarebe mu by'ukuri niba umushinga imiterere yawo icyo uhatse n'icyo umuntu akwiye kwitega mu bihe biri imbere. Murakoze. Murakoze 6B. Ntaragira n'icyo mvuga kuri iyo sosiyete yitwa Leaf Pharmaceuticals. Mu by'ukuri iyo uwo mugabo w'umunyarwanda ariko w'umunyamerika Clayton Niyitegeka yashinze mu mwaka wa 2014, nagira ngo mbanze tubanze tunasobanurira abanyarwanda cyane cyane ko amakuru yo dufite nk'ibyo ngibyo by'uwo umaze gushyiraho ukuriye icyo kigo Karangwa, Dr. Karangwa, ntacyo atubwiye. Sinzi no mu byo uza gushyiraho bya Niyitegeka, Dr. Niyitegeka, ko ari byinshi ari butubwire kuri ibyo bintu bashaka gukoraho ubushakashatsi cyangwa se kugerageza ku banyarwanda. Ni ukuvuga ngo ibintu biracyari mu bwiru hagati ya Kagame na Dr. Niyitegeka n'abo bandi bo bakorera Kagame, Dr. Karangwa, kandi ndamya ko abenshi ubwo wanasanga na Minisitiri w'Intebe n'abandi ubundi wakabaye utekereza uti bagomba kuba bari mu mushinga nk'uwo nguwo, bagomba kuba babizi, baranabiganiriyeho mu nama y'abaminisitiri. Ariko siko ibintu bikora mu Rwanda, cyane cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero hari byinshi bikiri mu bwiro. Ntabyo impamvu umuntu yumvise ko tugomba kugira icyo tubivugaho ni ukugira ngo ibintu tubishyire hanze, dukangurira abanyarwanda bamenye ngo nyamuneka dore ibi bintu birimo gukorwa mu ibanga, nyamara bizakorwa ku banyarwanda bikabagiraho ingaruka mbi. Ni mu bimenye. Ntabwo ari nuko wenda tuvuga ngo ibyo bintu biranashoboka yuko wenda ibyo bintu bimaze kujya ahagaragara, kandi ibyo muri DMI na Kagame ntibijya ahagaragara, wenda dushobora gusanga koko hari akamaro bishobora kugirira abanyarwanda. Ariko ibintu byakozwe mu bwiru nk'ubwo ngubwo ahanini buba bufite icyo bihatse. Mu gutangira rero nagira ngo mvuge ko abantu bamenye yuko ubu hashize imyaka myinshi, njya kuva sinibuka neza imyaka ariko ni myinshi, irenze n'10. Dr. Niyitegeka aba muri ya konseye cyangwa se ya komiti y'abanyamahanga, ubundi bamwe b'ibihangange, ariko na Niyitegeka nawe ni igihangange mu rwego rwe, si uko ari mutoya, ariko umugereranyije n'abo ba Tony Blair wahoze ari minisitiri w'intebe w'Abongereza, ugashyiramo mu pasitori abanyarwanda bamenyereye kubona cyane witwa Rick Warren, ugashyiraho abantu b'abaprofeseri bamwe bigisha za Harvard, ugashyiramo n'abandi benshi. Uwo mugabo Dr. Niyitegeka aba muri abantu b'abajyanama ba Kagame. Ni ukuvuga ngo Dr. Niyitegeka nubwo afite ibindi byo akora, ariko ni n'umukozi wa Kagame, kuko iyo ufite umujyanama bagukorera. Abo bose bakorera abo navuze n'abandi baba muri iyo konseye ya ngugira inama Kagame, ni abakozi ibi. Icyo ni icya mbere cy'abantu bagomba kumenya ngo Dr. Niyitegeka akorera Kagame. Ikindi cya kabiri ni uko
hashize igihe ngira ngo kuva iyo kampani yabaho mu 2014 Leaf Pharmaceuticals, nuko dufite gihamya ko Kagame ku giti cye, Kagame akoresheje Crystal Ventures, Kagame akoresheje umutungo w'abanyarwanda, afite inyungu muri iyo sosiyete yitwa Leaf Pharmaceuticals iba ngaha muri Amerika. Turimo gukusanya ibimenyetso, nitumara kubishyira hamwe tuzabigeza ku banyarwanda ndetse n'abandi bashobora kubigiramo inyungu, baba muri iki gihugu cyangwa n'ahandi hirya no hino. Icya gatatu ni uko iyo sosiyete Leaf Pharmaceuticals iba hano muri Amerika. Icyicaro cyayo kiri muri Massachusetts, mu state ya Massachusetts. Muri 2017 uze kunyibutsa niba mbyibuka neza, abanza ari 2017 nibwo yashinze ikompanyi yitwa Leaf Rwanda. Leaf Rwanda no kuvuga bazita mu cyongereza babyita subsidiary, no kuvuga ko ikompanyi runaka nini ishobora gushyiraho izindi kompanyi mu bihugu bitandukanye. No kuvuga ko iyo Leaf Rwanda ni ya Leaf Pharmaceuticals. Ariko iyo Leaf Rwanda icyo abantu bakwiriye kumenya nuko mu by'ukuri Kagame na FPR na Rwanda Defense Forces, no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda, ariko cyane cyane iyo tuvuga ibyo byose tuba tuvuga DMI. DMI niyo mu by'ukuri ikontorora ibintu byose bijyanye na Leaf Rwanda. No kuvuga wanavuga ngo Leaf Rwanda ni ya DMI, ariko uyivuze ngo ni ya DMI no kuvuga ngo ni ya Kagame. Icyo ngicyo abantu bagomba kugisobanukirwa, kubera ko iyo wumvise icyo ngicyo, nk'ukuntu mu biganiro bishize tuvuga ngo tujye dufata igihe dusobanukirwe uko DMI ikora. Unatekereza ukuntu yagize itya ikaroba uwo munyabwenge Dr. Niyitegeka, ikamushyira mu gitimba, ku buryo noneho yo ashobora ahanini ntabwo n'umuntu nk'uwo ashobora no kuba wenda nabizi ko akoreshwa na DMI, ariko urumva yuko yo yageze yamenye ukuntu igomba kumukoresha. Ari nayo mpamvu nyine iyo Leaf Rwanda bavuga ngo ikorana na University y'u Rwanda, ngo izakorana n'igisirikare, ngo gushyiraho nyine ibyo bintu mu rwego rwa biotechnology, ariko mu by'ukuri ni ibya DMI. Ikindi nakongeraho ni uko nawe tekereza niba Leaf Rwanda ifite iyo nshingano ngo yo gukora ubushakashatsi cyangwa se yo kugerageza imiti ku banyarwanda, baba ari abarwaye corona. Ngira ngo mu byo twasomye mu kinyamateka cya DMI igihe, sinzi niba hari n'ahandi byagaragaye, ariko genda nasoma ibyo mu gihe. Niba abanyarwanda badafite icyizere ubutegetsi, kubera ko ubutegetsi bubica, no mu kubica no mu buryo yica abanyarwanda, uko twese tubizi, buri munyarwanda wese abizi, yaba uwo mu gihugu cyangwa hanze, turabizi neza yuko ibyo duhora tuvuga ngo utuzi twa tundi twa Dani, uburozi mbese. Ubwo abanyarwanda bamenyereye ko bicwa bene ako kageni buri gihe, bapfuye bagapfa mu Rwanda, bagapfa muri Kongo, bagapfa bishwe, bamwe bavuga ngo biyahuye nka ba Kizito, abandi ngo bishwe n'amakamyo, bagonzwe n'amakamyo, abandi bakabahotorera mu mahoteli. Ubwo abo banyarwanda icyo cyizere cyo bagirira ngo iyo kampani nubwo yaba yitwa ngo ni ya biotechnology, nubwo yavuga ngo ikomoka muri Amerika, mu gihe iri mu maboko ya DMI ya Kagame, icyo abanyarwanda baba bateze kuri iyo kampani n'ubwo bushakashatsi n'iryo geragezwa ryaba rishingiye ku ki? Ibyo bintu rero niyo mpamvu tuvuga ngo abantu barusheho gusobanukirwa
uko DMA ikora n'ukuntu igenda ikigaruriza ibintu ikabiganisha ku bigezweho ubu ngubu ibigezweho ni covid, ni coronavirus, ariko muzi ko buri gihe Kagame hari ukuntu azi kungukira mu karengane cyangwa se mu byago by'abanyarwanda. Nawe urebe ukuntu yungukiye ku ntambara yatangiwe na FPR ivuga ngo izabohoza abanyarwanda bose, inge abanyarwanda bose arayibohoza. Ingaruka ni izi ngizo tubamo, mbese uko yigize umwami uganje, nyine umwami wica agakiza, akica kurusha n'uko akiza. Urebe ukuntu ku bintu bijyanye na jenoside y'abatutsi yabyungukiyemo, akabyungukiramo kuko abikoresha kwita ko abahutu bose ari abanyabyaha, ari abajenosideri, ngo baruce barumire. Abatutsi akababwira ati nijye wabakijije, hatagira umvugaho uvuga ndamumena, nka bya ya magambo nyine amenyereye kuvuga. Hakabaho iyo mvugo, mbese iyo nkuru yasakaye yuko mbese habaye jenoside y'abatutsi, akaba ari we ubakiza. Nyamara yaba iyo jenoside y'abatutsi, yaba na jenoside yibasiye abahutu, iyo atemera ahubwo arwanya, azakomeza kurwanya kugeza avuye ku isi, ibyo byose urabona ko ari ibintu byo agenda akoresha kungukiramo kugira ngo agume ku butegetsi kandi akomeze kwigaruriza umutungo wakabaye ufasha abanyarwanda. Ni nk'uko we n'umuryango we n'umugore we na famiye bungukiye mu bintu bya sida. None ubu bigezweho rero ni ibyo ngibyo bya coronavirus. Agize atya nyine agafata abo bantu nk'agakingirizo, ariko ashaka kubikoresha, yabikoresha mu kwica, gushakisha ibizica abanyarwanda, yabikoresha ngo abyungukiremo amafaranga nk'ukuntu akiza ariko ahora ashaka andi. Urumva ko ibyo byose ntabwo bijyanye n'inyungu z'abanyarwanda, kuko iyo biza kuba bijyanye n'inyungu z'abanyarwanda twakabaye dusoma Zixbert mu binyamateka tuvuga ngo dore protocol yo aba bantu bashaka gukoresha bazagenderaho, kuko hari ibintu byinshi bigengwa n'ayo mategeko mpuzamahanga ndetse n'ayakabaye ariho mu gihugu. Ariko ibyo ntabwo tubisoma, ibintu byose biracyari mu bwiru, ariko turegera ngo dutere induru hakiri kare, kandi ubwo hari n'ibindi biza gukurikiraho tugomba gukora kugira ngo ariyo kampani ifite icyicaro y'Inyamerika, ifite icyicaro inahangaha, niba hari ibyo igomba gukora mu Rwanda igomba kubikora bidatandukanye cyangwa se bigomba kujyana n'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane iriya protocol ya Helsinki iwanya aho ngaho 6B igenga uburyo abantu bagomba gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari ugutabaza rero gusa kuri radiyo, ariko hari n'ibindi tugomba gukurikiraho kugira ngo dukomeze dutabarize abanyarwanda, ariko n'abanyarwanda ubwabo bakanguke, he kuzagira umuntu ushukwa bakoresha iterabwoba cyangwa ibindi ngo babajyane mu bintu nk'ibyo ngibyo, kuko muri ayo mategeko mpuzamahanga umuntu wo bagomba gukoraho ibintu nk'ibyo ngibyo agomba kubyemera kandi bimuturutseho, kandi akanabivamo aramutse yumva ntacyo bimumariye cyangwa se bishobora kumugirira nabi. Kandi ikindi ni uko umuntu ugomba kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo si ukuvuga ngo abyemere gusa, ariko agomba kubyemera ari uko hari ibintu byanditse akanasinyira bigaragaza icyo bashaka gukora n'iki, bashaka gukora iki. Izo za detaye nizo mbese abantu bagomba kumenya. Ndahamya ko no mu minsi iri imbere tuzongera tukagaruka ku iradiyo kugira ngo nihaba hagize ibintu bigaragara byabonetse, ubwo tuzongera tugire n'ikindi dushobora kuvugaho. Naba ngusubije ijambo 6B. Urakoze cyane kuri iryo sesengura, kuko
ni ngombwa ko abantu bamenya inyungu Kagame afite muri ibi bintu byose, abantu bakabona ko bagasobanukirwa neza ko mu by'ukuri atari ubugira neza gusa. Nakwibutsa yuko nabonye hari ababyanditse bafite ubushakashatsi baheragaho bavuga yuko bavuga ngo muri 2009 Kagame yatanze miliyoni 22 z'amadolari zari zivuye muri icyo bitaga cy'isosiyali y'u Rwanda, kuvuga isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi cyangwa Rwanda Social Security Board. Amafaranga ashorwa muri sosiyete y'Amerika yitwa Merrimack Pharmaceuticals, hanyuma muri iyo sosiyete nyine ikaba irimo bariya ba Michael Fairbanks na ba Michael Porter, abo bakaba bari muri ya nama ngishwanama ya Kagame. Ni ukuvuga mu by'ukuri ayo mafaranga yavuye mu kigo cya leta cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ajya gushorwa mu bintu aba bantu bafitemo inyungu, abantu b'abajyanama ba Perezida Kagame. Ni ukuvuga mu by'ukuri mu bantu bakurikirana icyo bita nyine biriya bya corruption, bya ruswa, icyo kugira ngo umuntu mbese agire ashora ibintu bya leta mu bintu ubwo afitemo inyungu cyangwa abantu bafite ibyo bahuriyeho bafitemo inyungu, nabyo ni mbese ni ruswa cyangwa ni corruption mu Cyongereza niko ayo mafaranga yashowe aho ngaho. Noneho icyo gihe ngo uriya Kreti Niyikiza yashyizwe mu buyobozi bw'iyo sosiyete nini Merrimack, ajyamo ari visi perezida kubera ko nyine asa naho mbese ahagarariye za nyungu z'u Rwanda, za nyungu za miliyoni 22 z'amadolari. Noneho nyuma yaho aza kugera ubwo apfa muri 2014 yavuyemo, ahita ashinga nyine iyo sosiyete ye nk'uko babisobanuye. Noneho ashinze ya sosiyete ye umuntu akibaza za nyungu yari ahagarariye ya madolari miliyoni 22 zimukanye nawe cyangwa zasigaye aho ngaho muri Merrimack. Noneho rero arakomeza, ariko n'ikindi kigaragara ni umuntu wa Kagame cyane bakoranye byinshi. Ndaza gushyiramo aho Kagame yabwiye nyine uzakore n'ubushakashatsi ku Gikeri, ngo kugira ngo mbese ngo bamenye impamvu Igikeri bakijugunya kikagwa kikurira. Ni ibintu yavuze ahantu banza bari muri Rwanda Day, Dr. Kreti ahari, nawe yagasobanura ati chairman nyina muvuga nka shebuja, ati databuja kuko ibyo bintu turabikoraho ubushakashatsi. Icyo nacyo ariko utarakomeza six page mu rwenya. Kuki Kagame yari afite interest ku Gikeri? Nuko bavuga ngo kwa kundi mbese buri bwoko bugira inyamaswa buranga, banza twebwe ngo abagesera bavuga ngo ni inyamanza, kwa Kagame ngo ni ibikeri. Niyo interest afite, yashaka kumenya ko niyo wamujugunya aho yaba ageze hose agomba kugaruka areba ko agomba kwica abanzi, abo yita abanzi. Niki ntabwo numva sense yabyo, ariko wakomeza. Interest ya Kagame ku Gikeri, nanjye ntabwo nashoboye kumenya neza interest ya Kagame ku Gikeri. Cyakora kuko nk'umwega birazwi ko mu Kinyarwanda ikirangabwoko cy'abega ni Igikeri. Kuba rero yenda yaba agifiteho amatsiko akavuga Igikeri bakora ubushakashatsi, nabyo birashoboka, ariko buriya nabyo ntabikayobera, nabyo bizageraho bimenyekana. Ariko icyo nacyo ni kimwe mu byo abantu bavuzeho icyo gihe. Yenda nk'iyo tubivuga gutyo, hari igihe abantu bavuga batari ko se bati ibyo bintu nibyo koko uwo Kreti waganiraga nyine icyo gihe na Kagame ngo bakore ubushakashatsi ku Gikeri, niwe noneho ugiye kugerageza imiti ya corona ku Banyarwanda. Bakavuga bati ibyo bintu byabayeho. Hari abantu batibuka ko amadisikuru nk'ayo aba yarabayeho. Nagira ngo wenda mbanze nkanyuzemo dukomeze. Dr. Kreti yavuze ko hari umukoro Perezida Kagame yamuhaye wo gukora ubushakashatsi ku muti ushobora kuva mu byatsi by'inyabarasanya ndetse no mu Gikeri. Igikeri gifite
iyindi uniqueness icyo gihe twumvikanye na Crete ahubwo banza atarabikurikiranye ko azamenya scientific reason behind it. Usibye biriya yavuze ni nka defense mechanism, biriya bifite igikeri kigera ku mugongo, secretion iri very poisonous, ni defense mechanism nyine igira kugira ngo hatagira ikirya igikeri. Ariko namubwiye ikindi, muri gifashe ukakijugunya uko ariko kose, iteka kigwa hasi kikureba. Nabwiraga Crete nubwo hagomba kuba harimo mu GPS mu nuza tugifite uko mubwe nabyo azakurikirana arebe the scientific reason. Cyangwa abyibuka sinzi aho ugeze. Nagira ngo mbwire His Excellency ko ibyo bintu byose na chairman yambwiye turiho turabikurikirana, ndetse ahubwo maze iminsi mvuga nti hari ibyuma bihambaye gukoresha iriya ariko na hano birahari, turavuga tuti tuzaza tubikurikiranira aha ngaha kugira ngo tubirange. ubwo nyine Dr. Crete nubwo bari mu bavuga mu by'ubushakashatsi ku gikeri, ubwo wa mugani Kagame nabo bona ari igikeri, nyine avuga ati uko wangira kose nahindukira mureba. Ndibaza ko ari nk'ibyo bashaka kuvuga, ariko nyine icyo gihe, ariko icyo bigaragaza ni uko ntabwo ari umuntu mushya, ntabwo ari umuntu w'umushakashatsi mushya, ni umuntu ufitanye amateka ya n'aya na Kagame. Hari kiriya twavuze miliyoni 22 yavuye muri Kisosiyali akagenda akajya muri iya sosiyete nini ikora ubushakashatsi ku by'imiti n'ibindi, noneho ndetse ahaviriyemo agashingiye, noneho yashinze bikaba bigaragara ya mafaranga, kuko n'ubundi we yari yajyanyemo aho ngaho ahagarariye ya mafaranga yaramaze gushyirwamo, bikaba bigaragara ko ashobora kuba yari mu kageni umutungo yari ahagarariye akawukomezanya aho ngaho. Ikigo cy'ubwishingizi nako cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cy'u Rwanda ari cyo mu by'ukuri cy'umutungo remezo, umutungo fatizo w'iyi sosiyete igiye kugerageza biriya. Ni ukuvuga rero ntabwo ari ukuri. Hanyuma nanone ikindi abantu batazi icyo bakeneye kumenya ni uko Dr. Crete yikiza. Hari igihe iyo umuntu nyine avuze ngo ni Dr. hari igihe abantu bumva ko Dr. wese ari umuganga, cyangwa se ko hari ababyitiranye. Ntabwo ari umuganga, nta buganga yize, ibyo yize ntawe bihuriye n'ubuganga. Cyakora koko iby'amafarumasi yabikozemo, iby'ubushakashatsi by'amafarumasi yabikozemo, icyo cyo ni ukuri kuko ufite ibintu by'ubushakashatsi yagiye akoramo. Hari aho Dr. Theogene Rudakingwa wavuze uti ese ibyo ngibyo uwo Crete Niyigena avuga bigiye kugeragezwa, arabisobanura neza, akavuga bizageragezwa ku bantu bangana iki, bizageragezwa gute, bizakurikiranwa gute, ese ni ibihe bintu bifatika agaragaza nk'umuntu noneho umushakashatsi, ni ibihe bintu bifatika avuga ati ngibi ibintu bigiye gukoreshwa muri ubu bushakashatsi, tuzakora ku bantu bangana gutya, abantu mbese bizakora muri ubu buryo, nibura akaba afite ibintu asobanura bifatika bigaragaza ko ibintu agiye gukora koko ari ibintu bya gihanga. Mu byo avuga yavuze kuri televiziyo y'u Rwanda, yaravuze kuri 29 Werurwe. Nawe nyine umuntu ujya gutangira ikintu nk'icyo bagahita bamushyira kuri televiziyo nyarwanda, birumvikana ko iyi antene ntabwo yapfa kujyaho gusa. Anavuga no muri ibyo binyamakuru bya DMI, birumvikana ko aho hose yahagiye nyine kubera ko cyane cyane we n'umujyanama wa perezida
Kagame kandi akaba anakora no kuri mbaze nshyire muri ako kantu ababikurikira babanze bumve niba ko uwo mugabo asobanura neza ibyo agiye gukora. Yenda kandi nakongeraho nuko ku bantu bari mu Rwanda kera, uyu Dr. Claire Niyigena uramuzi, ni akomoka ahantu hitwa Kamonyi, hahoze hitwa Gitarama, ngo ubu bazari Muhanga. Akaba ari umuhungu w'umuntu witwa Ntama Godifridi, wahoze ari umwe mu mpirimbanyi za Parimehutu za MDR Parimehutu muri za 50, bivuga ko ari mu batangiye muri za 57 batangira icyo bitaga Mouvement Social Hutu. Ni ukuvuga cy'ukuri n'ishyirahamwe ryatangiwe muri 57 rikazavamo MDR Parimehutu muri za 59. Papa we rero akaba yari muri izo mpirimbanyi z'icyo gihe. Ntabwo rero ari umwana w'umuntu utazwi, nk'abanyeka ko ari nacyo cyagiye kimuha n'amahirwe yo kugira ngo ashobore kwiga mu buryo bwiza, nyine agashobora kwiga nyuma, ariko nawe akaba hari ubuhanga yagiye agaragaza muri uko kwiga kwe, ari nabwo wenda bwanatumye anatera imbere cyane. Dore Dr. Claire Niyigena icyo avuga nyine kuri ibyo ngibyo bagiye kugerageza. Kugeza ubu hari kompanyi 17 zirimo n'izacu zirimo kugerageza kuvumbura imiti y'urwanya. Hari abakora urukingo, hari abyo gukoresha imiti yari isanzwe iriho, hari natwe nko muri groupe yacu turimo dukora ubushakashatsi ku miti mishya, cyane cyane ubundi itabara umurwayi utangiye kugira ikibazo cyo kutabona uriya mwuka wa oxygen. Ngira ngo murabizi ko igihitana umurwayi muri abo bose barimo gupfa hirya no hino ku isi nuko virus igeraho ikonona ibihaha byabo ku buryo batabasha guhumeka. Twebwe turimo gukora ku muti ubatabara kugira ngo bahumeke, kugira ngo abaganga babashe kubafasha ku bundi buryo. Izo ngamba ziri mu nzira, ntawe umenya neza igihe bizatunganyiriza neza, ariko ndabizi ko nk'uwacu ushobora kujya mu barwayi nko mu byumweru 2 biri imbere, kugira ngo turebe ko twakomeza kuvura abagize ibyago bagahura n'icyo cyorezo. Ngibyo nyine yasobanura. Ndabizi ko umuti wacu ushobora kujya hanze mu byumweru 2 biri imbere. Icyorezo cya corona aho cyatangiye gitangira kuvugwa ari mu kwezi kwa 12, mu mpera z'ukwezi kwa 12 2019, kimaze amezi, umuntu yavuga amezi 3. Birumvikana ko nyine ni ibintu bikiri bibi cyane. Nkawe wize muganga, ibintu by'urukingo ubundi binyura mu nzira kugira ngo urukingo ruzagere ubwo rukoreshwa ku bantu, bitwara igihe kingana iki, umuntu akishirije, binyura mu zihe. Birumvikana ko yenda mu gihe haba hari umuvuduko munini byihutirwa cyane bishobora kugezwa kurushaho, ariko se ubundi binyura mu nzira z'izindi ncamake. Urakoze 6B. Mu by'ukuri wumva Dr. Niyitegeka kuba atari umuganga uvura abantu, wenda cyo ntabwo ari ikibazo kinini kuko ari muri kampani, kuko nk'ukuntu ubisobanuye ibyo yagiye akoramo byo kuvumbura imiti, urumva ko n'ibyo ngibyo bavuga ari ibijyanye no kuvumbura imiti ikoreshwa ku bantu. Ariko iyo wumva nk'ayo magambo avuga ngo mu byumweru 2 baraza gutangira ngo gukoresha uwo muti, ibyo arimo kuvuga mu by'ukuri nta gishya arimo kuvuga, kuko nk'ukuntu twabisobanuye mu kiganiro cya mbere, hari imiti barimo kugerageza, yewe harimo na za chloroquine, hari imiti ubundi bakoreshaga mu kuvura abafashwe na sida, abarwaye sida, HIV AIDS, birimo gukoresha igice kimwe cy'amaraso y'umuntu wafashwe na corona, kuko iyo ufashwe na corona ni ukuvuga ngo ko mu mubiri wawe, umubiri we uba waratangiye gukora ibyo kurwanya corona. Bashobora gufata ayo maraso y'umuntu rero warwaye
bakaba bayashyira mu muntu urwaye, mbese ibyo bikoresho birwanya ako gakoko ka virusi bigatangira noneho nawo guhangana n'ubwo burwayi bwa korona. Ibyo byose biravugwa. Ibyo Claire avuga ni uko nyine abantu ubwo iyo mu Rwanda cyane cyane agahugu nk'akacu, iyo umuntu yavuzwe na Kagame, ubwo abantu nyine ngo indirimbo umukuru nyir'urwo ateye buri muntu wese arikiriza, ukagira ngo avuze rwose ibintu bihambaye cyane bitangaje, ariko arimo kuvuga ngo ayo makompanyi ngo 17 ngo niyaba irimo, yewe nagiye kuri website yabo, n'abantu batwumva bashobora kujya bagiye kuri Google bakandika Leaf Pharmaceuticals, Leaf ni LEAF, bashobora kwisomera kuri website bakareba ubundi imiti iyo bari mu nzira yo kugerageza kuvumbura, cyane cyane ni imiti yo kurwanya kansa. Nubwo bari baravuze ubwo bashyiraho icyo kigo, iyo sosiyete mu Rwanda nyarwanda yitwa Leaf Rwanda, bari bavuze ngo umuti wa mbere wa kansa ngo uzavumburwa mu Rwanda ukoreshwa muri Afurika ngo uzavumburwa muri 2019. Sinzi niba n'ibyo ngibyo byarabaye, wenda nabyo ni ibintu abantu bakwiriye ariko nta byabaye, ahubwo icyakozwe nuko bageragereje imiti ku bana b'abakobwa ngo b'imyaka 12, abana b'abakobwa nibo mu mwaka wa 6, banabategeka rwose ko bafata ngo urwo rukingo ndibaza ko ari urukingo nako ari ni nk'urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura. Barufata bisa nk'aho rwose ari nko ku mategeko, hanyuma ntawongeye kubikurikirana. Urumva ni ibintu byakozwe muri iyo jugujugu, ni ibintu bikorwa gisirikare, ku buryo abo bana ntawe bakurikiranye ngo agende amenye niba bya bindi bageragerejwe mu ingaruka zabyo. Kandi noneho wareba ugasanga byakozwe na sosiyete yitwaga Merck, nayo ifitanye amasano na biriya twavugaga, biriya byose bashirimo amafaranga nabyo n'uyu mugabo. Ariko ku buryo rero n'ibyo bindi bavuga ngo muri 2019 bizaba byatanze ibisubizo ngo bagaha n'u Rwanda ngo inkingo miliyoni 2, ntabwo ibyo bintu ntabwo byigeze bitangazwa ko icyo urakoze kunyunganira aho ngaho. Icyo nashaka kurangiza kuri icyo kibazo urumbaje rero, ibintu bijyanye n'urukingo ni ibintu bundi cyangwa se n'imiti bica muri bya nk'ukuntu twabivuze muri bene kwa kugerageza clinical trials, ubundi bitwara nibura umwaka umwe n'igice, ni ukuvuga amezi 18. Aha ngaha hari abanyabwenge n'ibikoresho n'amafaranga n'iki. Hambere hari igihe nk'ibyumweru bishize umukuru w'igihugu cyane cyane yakomeje avuga chloroquine, ko ubwo ngo chloroquine ngo ishobora kuvura abo bantu bafite coronavirus. Abantu bakuriye ibintu bijyanye na santé publique, public health, ba Dr. Fauci n'abandi bakamubwira mu cyo batari ko nyakubahwa perezida, ntabwo ibyo bintu babikoreye babikorera muri test tube, babikorera mu sinzi ukuntu umuntu yakwita test tube. Ntabwo babikoze, ntabwo bakoze iryo gerageza, iryo test mu bantu, kubera ko nubwo chloroquine ishobora kuvura malaria, ariko ishobora kugira n'izindi ngaruka mbi cyane uyikoresheje mu madoze ari hejuru, wenda wakoresha no ku kindi kibazo nka coronavirus. Urumva n'ahangaha rero hari imiti, hari urwo rukingo abantu batekereza, ni ibintu bishya. No kuvuga ngo abanyabwenge ku isi hose n'ubushakashatsi ku isi hose n'ibikoresho biriho ku isi hose, abantu mbese barimo kugerageza ibintu byinshi. Biranashoboka yuko wenda niyo kampani ya niyitegeka
yo Kagame afite inyungu na DMI ifitemo inyungu bashobora nabo kuba bagerageza gushakisha ko bazavumbura ikintu nk'icyo, kuko uzakivumbura kigakora neza azabivanamo amafaranga menshi. Urumva Kagame we n'itegeka barimo gutekereza inyungu bashobora kuvanamo, nubwo ibyo bintu biramutse binakoze byagira akamaro. Ariko ntabwo ushobora gufata abantu abanyarwanda miliyoni 12 ngo ubahindure guinea pigs utagaragaza ibyo ushaka gukora muri ibyo byumweru 2 ni ibiki. Urwo rukingo ni uruhe, barwita uruhe, ruzakoreshwa rute, amafaranga uzayavanaye, abazabikora ni bande? Ese ziriya ngingo zose tuba tuvuga zijyanye n'ukuntu bene ubwo bushakashatsi ku kiremwamuntu bugomba gukorwa muri ziriya principe za Helsinki, ese ibyo bintu warabyubahirije? None se niba Kagame na DMI na FPR n'igisirikare arizo ziyobora iyo RIF Rwanda, ubwo abanyarwanda bamenyereye kwicwa nk'ukuntu bicwa, icyo cyizere bakivanayo kugira ngo bavuge ngo ntabwo ari ibintu bije biza kubarimbura birimo kubasonga byongera no kuri corona virus. So ni ibyo ngibyo, ariko ibyo ntabwo Clet ntiyatinyuka kuvuga nk'ibyo ngibyo byo yavugiye kuri iyo radio, kuko abivugiye inaha ngaha akavuga muri ayo magambo ngo turi muri abo ngabo, ngo tuzatangira mu byumweru 2, abantu bamurye cyangwa se FDA yamutwara ikamwaka n'ubwo bushobozi bwo gukora izo za research, kuko uburyo arimo kubikora arafatanya abanyarwanda n'ubukene, kuko nyine hari abantu benshi badasobanukiwe, hari abandi nyine babifitemo inyungu nka ba Kagame, akikorera ibyo ashaka. Ariko muri Amerika ahangaha cyangwa se no mu bindi bihugu ntabwo ari uko nguko research ikora, kuvuga ngo tuzawutangira mu byumweru 2 utese. Protocol usakoresha ni iyihe? Abo bantu se yatangiye kubabwira? Nibyo ngibyo tuza gukurikirana muri iyi minsi, ntabwo turi burekera aho ngaho, tuzakomeza kuri iyo dosiye. Koko ni ikintu gikomeye cyane, kuko nk'uko wabivuze ntabwo twakora ikiganiro ngo turekere aho, tugomba guhaguruka tukatabariza abanyarwanda mbere y'uko ubushakashatsi buhubukiwe butangira gukorwa. Nubwo mu Rwanda batakubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye n'igeragezwa ry'imiti nk'iyo ngiyo ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, nubwo mu Rwanda batabyubahiriza, uwo Dr. Clet niyikiza kubera ko aba mu gihugu afite n'ubwenegihugu bwa Amerika, akaba mu gihugu cyubahiriza ayo mategeko mpuzamahanga, we ibyo ari byo byose ibyo sosiyete ye yajya gukorera cyangwa sosiyete ahagarariye yajya gukorera hirya no hino ikabikorera ku bantu, nibaza ko yabikurikiranwaho aho yaba ari hose, bityo kibazo yagikurikiranwaho. Ndibaza ko rero ibyo bintu dukwiye kubihagurukira, noneho tukareba ko twarengera abanyarwanda. Impyisi niyo utayitera icumu ukayiha induru ushobora kuyitesha intama. Nk'uko twari twabisezeranye, kuko ndabona igihe kiriho kitushirana, iki kiganiro twazagikomeza ikindi gihe. Nagira ngo nyine uduhe umwanzuro wacyo, ugire n'ibitekerezo uduha bijyanye n'iki kibazo uko giteye n'ukuntu abantu dukwiye kubyitwaramo, kugira ngo mu by'ukuri two kurebera gusa ngo uzasange nyuma tuvuga tuti abanyarwanda bageragerejweho ibi n'ibi, ko byabaye tureba twari hehe, nibura kugira ngo dutange umuganda wacu. Dr. Theogene Rudasingwa. Murakoze Sixbert. Icya mbere cyo navuga ni ugukangurira abanyarwanda kuba maso cyane, kudafatirwa mu byago nk'ibi ngibi by'icyorezo cya corona virus, ngo bemere buri kintu cyose, nka kwa kundi bavuga ngo uhiriye mu nzu ntawe adakubita imitwe, ariko hari igihe ukubita umutwe ukawusandaza ukavaho ugapfa. Aho nyamara wenda
hari ukuntu n'ubwo burwayi hari ukuntu ibihe bisimburana, ugasanga hari abantu benshi, ndibuka nkiri umuganga nkirangiza amashuri Murago, byari muri bihe bya sida, abarwayi bose bo twabonaga nta n'imiti yindi yindi bya byuririzi bwa burwayi bw'ibyuririzi nyine y'abantu iyo barwaye sida, kubera ko iminite yabo iri hasi nayo itanaboneka, tukabasezera bagataha bakajya gupfa, kuko nta icyo gihe nta muti muri za 80 nta muti wa sida wari uriho. Nyamara abashoboye kubaho ubu ngubu sida imaze kuba nk'uburwayi, nk'ukuntu umuntu arwara diyabeti, ukarwara pressure, tension n'ubundi burwayi buri chronic, wakwivuza ukifata neza ukamara igihe nk'ukuntu Imana yakugeneye kubaho ku isi. Abantu rero batagiye mu bwajaba ngo bagombe kwemera amategeko ya Kagame na DMI na Cyama na FPR n'abasirikare ngo bose ngo bijandike muri ibyo bintu bya Leaf Rwanda, uwo mushinga wa niyitegeka. Nyamara ikindi gihe umuti nyakuri cyangwa urukingo bizaboneka ushobore kubaramira. Ariko icya mbere na mbere ni ugushirika ubwoba, kwanga gushyirwa mu bintu nk'ibyo ngibyo, ngo kuko Kagame yabitegetse abantu bagapfa kugenda nk'intama, nk'ukuntu nyine amenyereye kutwica kubera ko tugira ubwoba, nyine akagenda yica abantu tumeze nk'intama zitegereje kwicwa gusa. Icyo ni icya mbere, kugira inama abanyarwanda ngo barusheho kuba maso. Icya kabiri nuko nagira ngo mvuge nuko tugomba kurushaho gukora ibishoboka byose. Ngira ngo mu masaha 28 tukiva kuri iyi radio turaza gusaba ababishinzwe inaha ngaha, ndetse dusabe na WHO wa muryango utabara ubuzima kugira ngo bakurikirane ibyo byitwa ngo ni ubushakashatsi cyangwa se iryo gerageza ryo miti Leta avuga, nibiba koko bishingiye ku bintu bishobora kugirira akamaro abanyarwanda, cyangwa se bikagaragara yuko ari ibintu byo Kagame na DMI na nitegeka barimo gufindafinda bishobora kugirira nabi abanyarwanda, ibyo ngibyo tuzavuza induru kugira ngo tubateshe. Na bya bindi bavuze ngo ni ushobora gutesha impyisi ibyo yashakaga kurya. Icyo narangirizaho ko muri ibi bintu byose za principe enye, ubundi abantu bakora ubushakashatsi cyangwa se bakora mu buvuzi n'abaganga nk'ibyo turahirira, ryarahira ryo bita ryakomoka kuri wa mugira icyo bita Hippocratic oath niko bayita. Icya mbere cyo abantu bagomba gutekereza mu bintu byose ni ugutekereza ibintu bine. Icya mbere ni uko bigomba gushingira ku nyungu z'uwo mushaka kubikoraho. Ubwo bushakashatsi cyangwa se iryo gerageza bigomba kuba rireba inyungu z'uwo mushaka kubikoraho, kandi nk'ukuntu twabivuze hakabaho ibintu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, ay'igihugu birumvikana, ariko na za principe nka ziriya za Helsinki, cyane cyane cy'uko umuntu mushaka kubikoraho agomba kumenya ni ibiki kandi akabyemera akabisinyira. Icya kabiri ni uko ibyo bintu ushaka gukora ntabwo bizasiga umuntu bizica umuntu aho kumugirira neza. Niya principe yo bavuga ngo do no harm. Ni ukuvuga ngo niba ikintu ugikoze kugira ngo kigire umuntu neza ariko noneho kikamusiga iheruheru, nanone wakireka kubera ko iyo principe ya do no harm ntabwo uba wayubahirije. Icya gatatu rero ni iki shingiye kuri icyo cyo kuvuga ngo bizamugirira akamaro. Risk yo urimo gufata
nibura bizamugirira akamaro kugira ngo uvuge ngo yego twafashe risk yo gukora ibi bintu ariko inyungu iraruta risk yo twafashe. Ikindi rero ni ikijyanye na principles z'ubutabera. None se igihugu kitabamo ubutabera cyaho umuturage ahora atinye ko ejo bundi ari bwicwe na DMI, ari bwicwe n'abasirikare, ari bwicwe n'abapolisi, ko abayobozi b'igihugu bazamuka abasirikare bagahabwa amapeti bishingiye ku mubare w'abantu bishe cyangwa se ubugome bwo bafite. Ubwo abo bantu noneho iyo bafite isosiyete nk'iyo ngiyo wabizera ute koko ngo ubwo butabera uba ukeneye ku gihugu n'abayobozi b'igihugu wabuvana hehe? Icyo cyizere wakigira uhereye ku gihe. Nicyo rero navuga ngo ibyo ari byo byose reka harimo gutegereza ngo twumve ibyo nitegeka na Leaf Pharmaceuticals bazatangaza, ariko noneho tunakurikirane turebe za detail z'ibyo bavuga bashaka kuzakora mu byumweru 2, turebe niba koko ari ibintu bijyanye n'inyungu z'abanyarwanda cyangwa se ari ibintu bikomeje nk'ibindi byose nk'ukuntu twabivuze, kureba inyungu za Kagame n'ako gatsiko ke. N'ibyo ngibyo narangirizaho 6 ubwo wenda tuzasubira. Urakoze cyane, ariko mbere yo kugira ngo urekure nagira ngo waze akantu gatoya kamwe. Ese umuganga akwiye kwemera gukoresha imiti itubahirije amategeko? Ndavuga oya rwose muganga ntabwo bishoboka. N'abaganga bagomba kuzabiha abantu, kandi mu Rwanda kubera ko nta barwayi benshi bahari, ni ukuvuga ko izo nkingo zizahabwa abantu nyine abo barwaye n'abatarwaye, ndibaza ko nabo bazazibaha kugira ngo nyine urukingo rushobore kugeragezwa, kuko ndibaza ko nanone urukingo nk'urwo rutageragezwa ku bantu 100 gusa barwaye, cyane cyane ko bose nta kigaragaza ko bazabyemera baramutse bahawe amahirwe yo guhitamo, nta kigaragaza ko bazabyemera. Ndibaza ko urwo rukingo nta mbaraga rwaba rufite. Bagomba kurugerageza ku mubare w'abantu uhagije kugira ngo nibura ibyo bazavuga babonyemo bibe byakwizerwa ku buryo ku isi hirya no hino bishobora gukoreshwa. Ni ukuvuga ko bizahabwa n'abantu batanafite n'ubwandu bw'iyo virusi ya corona, kugira ngo nyine ya mibare ishobora kwemerwa mu nzego. Rero nibazaga nyine wari ugisubije umuganga hari amaganga cyane cyane iyi protocol ya Helsinki cyane cyane ibivuga ku baganga, cyane ku muganga iza principe, ariko ntabwo research zikoreshwa n'abaganga gusa, nabo twita mbese abashakashatsi baba scientists sinzi uko n'abakoranabuhanga babita iki aba scientists n'abahanga umuntu yabakora abahanga si ukuvuga ngo izi za research zikorwa n'abaganga gusa, ariko niba zikorwa ku kiremwa muntu izi za principe zose, nagira ngo ku bantu wenda tuzashakisha n'uburyo tuyikoramo incamake mu Kinyarwanda kugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya ko ibyo bintu bibaho koko, ko hari andi maso akwiriye kuba areba ibiba mu Rwanda, cyane cyane ko u Rwanda nyine rurangwa n'ubutegetsi bwica abaturage kandi bukabica mu buryo bwinshi, harimo no gukoresha n'uburozi. Nka article ya 22 cyane cyane niyo navuga ngo dutegereze twumve ibyo n'itegeko azavuga, ugomba gutegura icyo bita protocol. Iyo protocol rero niyo ugomba gushyiramo nk'ibi bikurikira, kandi ubwo birareba umuganga ushobora kujya mu bintu bitarimo nk'ikintu nk'icyo ngicyo, mu by'ukuri aba yishe itegeko kandi aba akwiriye no kubihanirwa. Cyane cyane biba bivuga ngo amafaranga yo gukora ibyo bintu azaturuka hehe? Ese ababiri inyuma ni bande? Sponsors. Ese abandi bantu
za institusiyo zindi zaba mu gihugu cyangwa hanze zishobora kuba ziri muri icyo gikorwa ni izihe bigomba kwandikwa kugira ngo abantu nk'ukuntu udashobora gushora imari utabanje gukora due diligence ni ukuvuga ngo gushakisha aho hantu ushaka gushora imari ni bande, ni sosiyete iteye ite, amateka yo ni ayahe, iyoborwa na bande, ese yarungutse, ese yarahombwe. Uzananyibutse 6 ubwo nibutse ikindi tuzashakira ikiganiro wenda mu minsi iri imbere cyuko hari ahandi hantu iyo story yindi tuzavugaho ndayizi cyane kuko nayibayemo, ukuntu u Rwanda rwashoye amafaranga muri kampani yitwa OneWeb, byanditse ahantu kugira ngo uzanyibutse tuzakora icyo OneWeb, ikuriwe n'umuntu witwa Greg Wyler. Iyo kampani ubu ngubu imaze gukoresha, yagombaga gushyira amasatelite menshi cyane hafi 2,000 kugira ngo izashobore gutanga ngo internet ku isi hose aho umuntu ayishakiye igihe icyo ari cyo cyose. OneWeb uwo wayishinze Greg Wyler ndamuzi cyane kuko ni nanjye twamenyana mbere y'uko amenyana na Kagame. Niyo yazaga mu Rwanda nkikorera u Rwanda ndi Direcab yararaga iwanjye. Muri aba bantu b'umuntu yagiye ashaka agira ngo bazafasha u Rwanda, bigeze aho nyine biba gufasha Kagame kugira ngo ashyire amafaranga mu mufuka we. None ubu ntuza iyo kampani muri iki cyumweru turimo ubu ngubu yabaye bankrupt. U Rwanda rwarayishoyemo amafaranga, ariko icyo ni ikindi ngo ngiye ku ruhande cyane, nagira ngo nkikubwire kinjemo uzanyibutse. Kandi ihomba imaze abantu bamaze kuyishoramo amabiliyoni 2, hafi biliyoni 2 z'amadolari. U Rwanda ubwo urumva ko n'u Rwanda narwo rwahombeyemo ibyo bintu byose. Dukomeze tubivuge, ariko mu bindi byo ugomba kuvuga muri iyo protocol mu ngingo ya 22 nuko bigomba kwerekana icyo bita conflict of interest. Conflict of interest ni ukuvuga ngo niba Kagame na Niyitegeka bari muri ubu bucuruzi hamwe, akaba aribo bagiye gukora ubushakashatsi, ubwo wenda bazakoresha n'amafaranga bazavuga ngo leta y'u Rwanda ngo igomba kuzatanga amafaranga, bajya mu uwo mufuka w'abanyarwanda bakavanamo ibyo bagomba gukora. Ibyo byose ni ibintu bigomba kugaragara. Urwo ni urugero natangaga muri article ya 22 ya Helsinki. Irabivuga neza ko nta muganga cyangwa n'undi mukozi uri muri ubwo bushakashatsi akwiriye kuba yasomye ibyo ngibyo, kandi abazakora ubwo bushakashatsi bose bakavuga amazina yabo kugira ngo tuzanamenye ngo abo bantu bafite n'ubwo bushobozi. Ubwo azagenda ashake abantu ba DMI bavuge ko kuko ari ntujya ubona se abantu bigize ba expert mu Rwanda nk'aba bandi birirwa bakoronga kuri za social media. Naho ngaho mu bintu byo bavuga ngo ni za research uzasangamo abantu ba DMI, abantu bari aho ngaho badafite n'ubwo bushobozi. So yes, ku kibazo cy'abaganga cyane cyane ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ibyo abaganga barahirira ni ukuramira ubuzima, ntabwo ari ukuburangiza. Twibutse ko kuba nyine yenda kubo bataba byumvise neza ko iyo protocol ya Helsinki hari nyine ni ndumva ari World Medical Association, ni ukuvuga ishyirahamwe ryo ku isi ry'abaganga ryateranye nyine kugira ngo rigire ibintu bikomeye cyane ryumvikanaho bijyanye n'uwo mwuga cyangwa n'ubushakashatsi imiti cyane cyane mu birebana n'abantu. Byabaye bya mbere muri 1964, byongera gusubirwamo mu yindi nama ya 29 yabereye i
tokiyo mu buyapani 2005, kongera kubigarukaho muri itali 2003, 2006 muri Scotland muri 2000, muri Amerika mu 2000 na kangahe. Ni ukuvuga mbese ko iyo protocole ni ndende cyane kandi yagiye igarukaho inshuro nyinshi cyane, nyine ikaba ariyo mu by'ukuri ari nka niwo muyoboro abakora ubwo bushakashatsi bujyanye n'ubuganga n'ibindi, niwo muyoboro bagomba gukurikiza, niyo mabwiriza bagomba gukurikiza. Ubwo hari n'andi mategeko nyine za ethics n'ibindi bagomba kwitwararika binyuranye kugira ngo bubahirize mbese ayo mabwiriza cyangwa se ibyo byumvikanwaho bigiye muri iyo protocol. Ni ukuvuga rero ko bari ibyo bazakora n'ibirengagiza ibyo byose, mu by'ukuri uwabarega aho yabarega hose bashobora gutsindwa bakagira ibyo babikurikiranwaho. Nagira ngo rero ngushimire uyu mwanya watanze tugakora kino kiganiro cyihutirwa cyane, kandi biragaragara ko ntawaceceka ngo areke ikintu nk'iki n'iki gitambuka ntacyo avuze, cyangwa ngo avuge gusa areke no kugira icyo akora. Ni ngombwa ko duhaguruka kugira ngo nk'uko twabivuze, impyisi niyo utayitera icumu ukayiha induru yitesha intama. Ntabwo inyungu z'abantu ku giti cyabo zishobora gutuma ubuzima bw'abanyarwanda bwongera gushyikira cyangwa gushyikirwa muri iyo rabuti. Ndagira ngo rero nshimire abadukurikiye, abaduteze amatwi. Iyi ni radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muri iki kiganiro bari kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka, na Titulaire Bisamukura, umunyamabanga w'ishyaka, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Nkaba mbasezeye ubwo tuzakomeza muri imbere muri ibi biganiro nyine na virusi ya corona, ariko tunavuga no ku zindi ngingo zikomeye cyane nk'iyi ya kwerekana ukuntu u Rwanda rugira rutya rugahubuka bijya gushora amafaranga mu bintu noneho ugasanga mu by'ukuri bitaba byizwe bihagije, nyuma bijyanahomba bakicecekera bagakora nk'aho nta cyabaye. Nk'izo nkingo zikageragerezwa ku banyarwanda, abageragerejweho bagapotera bakagira bate, ntibagire gikurikira, ntibagire iki, ibintu bigaherera iyo ngiyo nk'aho nta byigeze biba. Murakoze rero abaduteze amatwi, ubwo naho utaha mugire